nibyo ibi byiza kuri mwese muduteze yombi aho muri mu bice bitandukanye ndabasuje kandi mbahaye ikaze mbifurije kugubwa neza kuri uyu munsi wa none ku itariki 26 z'ukwezi kwa gatanu umwaka w'ibihumbi 2026 njye mugiye kubana kuri mikoro ndi Bosco aho tugiye gukurikirana amakuru agezweho kugeza kuri uyu munota cyangwa se kugeza kuri iyi saha ubu tuvugana cyangwa se magingo yangaya kuko amakuru ari imbere ntabwo ndibuze kubibabwira kuko nanjye simbizi ahubwo ngiye kubabwira ibimaze kuba byaba kugeza ubu tuvugana ubu magingo yangaya urimo kunyumva nibwo ngiye kuba nakubwira rero uko byifashe nta handi turerekeza ni muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ndabizi ko namwe ni amakuru mutegerezanyije amatsiko, ni amakuru kandi muba mutegereje muri benshi, ari nayo mpamvu nanjye mu by'ukuri mba nafashe iya mbere mu rukerera rwa kare nkaza nkicara ngaha kuri izi mikoro nkavuga nti reka mbaganirize mbabwire uko ibintu byifashe rwose. Hanyuma rero namwe ari impamvu mbashimira rwose abantu tugenda tubana umunsi ku wundi mu masaha mu gitondo, mu masaha ku manywa, mu masaha nimugoroba muri aya makuru n'ibiganiro tugenda tubagezaho. Ni nayo mpamvu ngenda abwira abantu ni mugerageza mukande subscribe cyangwa se sabone ku bantu mutarabikora. Ikindi kandi nanone mu by'ukuri ushobora kuba wakora cy'ingenzi nuko kandi ushobora kuba wakanda like abantu kandi nanone mukande like nabonye mbabwira nti rwose mukanda like mukajya mutya mukabikora. Nongeye kuba nabibasaba kubera ko ni iby'ingenzi kandi iby'agaciro, hari igihe namwe mudohoka kandi mu by'ukuri mutakabaye mudohoka. Hanyuma rero ku bantu batarajya muri groupe yacu ya WhatsApp ya Songa Mbere, abantu bambaza ngo ni gute tujya muri groupe yacu ya WhatsApp ugasanga nimero yanjye muyikuye muri groupe ya WhatsApp muri kugendekeraho. Mu by'ukuri namwe munsobanurire biba byanzigenze gute kugira ngo ubone nimero ya groupe utarayigeramo. Bivuze ngo groupe yo uba wamaze ko wayigeramo tayari. Ibyo ngibyo urabyumva cyangwa se mujye munsobanura muti habaye ikibazo iki n'iki, kuko ntabwo mbasha gusobanukirwa ngo menye birimo gupfira cyangwa se birimo kuba byagenda gute, ariko mu by'ukuri uko byagenda kose tugomba kubikurikirana kandi bigakemuka. Muri iki gitondo rero abantu muri Burundi, abantu muri Uganda ndetse n'ahandi mu bice bigiye bitandukanye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mumenye ibi bikurikira. Igisirikare cya leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, amatsinda bakorana ya Wazalendo, ingabo z'u Burundi FDNB ndetse n'abacancuro bose bibumbiye hamwe bazenguruka Rubaya. Ibice bigiye bitandukanye n'ibyari bisigaye ku munsi w'ejo byaberemo imirwano, ibice bimwe byagiye bifatwa ibindi biri sous contrôle cyangwa se byafashwe igice hagati. Ni muri gahunda yo kuzenguruka Rubaya. AFC M23 barashaka kuyifungira Rubaya bakayima akanya ko kwitekerezaho, uyu mutwe bakawima amazi, bakawufungira amazi n'umuriro Rubaya, hanyuma AFC M23 ikikura Rubaya bakayisigira inzira imwe yonyine yo gusokeramo. Kuba rero ko AFC 23 nayo yarafunze ikoresha systeme zikomeye cyane, ifata abaturage ba hano muri Rubaya mu by'ukuri ibabuza gusohoka muri iki gice. FARDC ntabwo yagombaga gukora ibitero muri icyo gice mu gihe huzemo abaturage, ndetse AFC M23 bamwe mu baturage bamaze kwivanga n'abarwanyi bayo. Kuri ubu hari abarwanyi ba AFC M23 ushaka gutekereza ko ari abaturage kandi ari abarwanyi ba AFC M23. Ayo nama yiri barimo gukoresha FARDC rero ndetse na Wazalendo badafashe ingamba zihuta ndetse ingamba zikomeye, iyi Rubaya bayisezeraho ndetse n'ibindi bice bakabisezeraho, kuko abarwanyi ba AFC 23 bari batangije gahunda ikomeye cyane yo kugaba ibitero za Kinigi na za Cyugi n'ahandi. Ibitero byari bigamije no kwisubiza n'indi myanya AFC 23 yari yatakaje, n'imyanya AFC 23 yari yatakaje kugira ngo binjire noneho mu rugamba. Bivuze ngo niba ibice FARDC na Wazalendo bari bafashe batangiye kugabwaho ibitero bishaka gutuma batakaza ibyo bice, batagize icyo bakora mu minsi iri imbere baba bamaze kubitakaza kandi Rubaya bashakaga bayibuze. AFC M23 kandi ntiyatinze kubera yuko yahise itangiza n'ibindi bitero ahitwa Bangboka, Kisangani, ibitero bya drone. Ibyo bitero bikaba ari ibitero bikomeye cyane, nubwo AFC 23 yavuze iti turi gukubitirwa Rubaya ariko dushaka hano dushyira igitutu kuri uyu iri huriro
bize kudufasha. Ntabwo bagombaga gushyira igitutu kuri iki gice cya Uvira kubera ko AFC M23 yiyamwe Uvira n'abanyamerika byagombaga kubabuza amanota. Hariya gukora kuri Uvira ni nko gukora kuri Amerika. Amerika icyo yavuze murabizi, ni igihugu cyakomeje kugenda kigaragaza ko muri iyi minsi rwose cyane cyane hariho Perezida Donald Trump nta bintu by'imifinato bashaka. Ni nayo mpamvu bavuze ati reka duhitemo n'ubundi Kisangani twerekeze Bangboka mu ntara ya Chopo, ndetse yewe turaza kuba duhamije inyoni ebyiri dukoresheje ibuye rimwe, kubera yuko baravuga bati dushyize icyambere barabashyize igitutu kuri FARDC kandi nibyo koko byabayeho. Icya kabiri baraza gusenya aho bivugwa ko hatangirizwa ibitero bya za drone, ndetse mwabibonye ko ari byizi nyeshyamba zakoze. Bivuze ngo nibuye rimwe rihamije inyoni ebyiri. Kuri Uvira nta kintu byagombaga gutanga kuko Uvira no kwirasamo abaturage bagahunga, ntacyo bari bwangizeho ndetse na nicyo bari buhombyeho FARDC. Ibyo ngibyo byongera kugaragaza ndetse no kwerekana ishusho mu by'ukuri y'ibirimo kuba byajya mbere, ari nayo mpamvu kugeza kuri uyu munota cyangwa se kugeza kuri iyi saha mubona ibyo bitero M23 ku munsi w'ejo tariki 25 yongeye kugerageza ibyo bitero ku nshuro ya kabiri. Gusa FARDC nabo icyo bahise batangira gukora, birinze kugaba ibitero koko muri Rubaya nk'uko AFC M23 yabyifuje, ariko baravuga bati ntabwo turi buze kwicara, ntabwo turi buze kugira iki, ntabwo turi buze kwicara. Bahita bakora ikintu gikomeye cyane ndetse kirimo amahira akomeye cyane, bahita bavuga bati AFC M23 niba idashaka ko twinjira Rubaya, ahubwo noneho twebwe reka tuyifungire muri Rubaya. Rubaya ntabwo bari buze kuhabona byose bikenewe. Bivuze ngo igisirikare cya Leta Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kirashaka ko iyi Rubaya umutwe wa 23 bawufungira amazi n'umuriro. Niko urugamba rurimo kuba rwarwanwa, cyangwa se niko kugeza kuri ubu ngubu urugamba rwubakitse hano, kuko izi mpande zombi biragaragara ko zititaye ku gitutu cy'ibiganiro. Ntabwo iby'ibiganiro uyu munsi bikirimo gukora, ndetse na nubwo byigeze bikora kuko ntibyigeze bitanga umusaruro. Nta gihe imirwano yigeze ihagarara, kandi ibiganiro byose byagiye bibaho byabaga ari byo guhagarika imirwano. Ubwo ikiza kubaho nuko AFC M23 iraza gufunga cyangwa se ifungure. Mu gihe iki gitutu baraza kuba mu by'ukuri bakomeje kugenda bagishyirwaho. Ibyo rero turimo turavuga gutyo tugiye kubireba dukoresheje ibice biri kuberamo imirwano ndetse n'ingero z'ukuri ziberuka kubera ku mirongo y'imbere ku rugamba, uburyo ki mw'abantu mwe koko byubakitse muri ubwo buryo. Nibyo tugiye gukurikirana mu makuru na update byagiye bijya ahagaragara, uko ibintu byagiye bihinduka, ibice byakomeje kugenda biramo imirwano, ese biherereye he, byose ngiye kubyinjiramo. Mbere na mbere guhera ku munsi w'ejo mu masaha agiye atandukanye, biravuga ko ibitero bikomeye cyane byagiye bigabwa ku bindi bice bya AFC 23 bigaragaramo ibirindiro, ndetse kandi biza kubaho ko ibyo bice byari birimo abarwanyi b'umutwe witwaje intwaro 23 baza kugenda babikurwamo, nk'uko amakuru atugeraho akomeje mu by'ukuri kugenda abigaragaza. Kugeza kuri uyu munota cyangwa se kugeza kuri iyi saha biravuga ko kuri ubu ngubu uduce ugomba kuba wamenya cyangwa se wasobanukirwa twarimo imirwano hafi ya twose twagiye dufatwa cyangwa se twigarurirwa n'uruhande mu by'ukuri n'uruhande rwa Wazalendo bafatanyije na FARDC. Ubu ngubu biravuga ko uduce two muri Osobanyungu, muri sekiteri ya Osobanyungu ari tumwe mu duce twafashwe, ni muri groupement ebyiri zikurikira ahitwa Bahubo ndetse na Nyamaboko ya mbere. Ahangaha habereye ikintu bita imirwano, habereye ikintu bita imiripuko ndetse na za nyamugigima zikomeye cyane, cyangwa se ibintu bidasanzwe byakomeje kugenda biberamo hano, yewe abarwanyi ba AFC 23 banatakarije ibikoresho byinshi. Hari ibikoresho byagaragajwe byafatiwe muri utu duce bigaragazwa na VDP Wazalendo. Utu duce rero two muri groupement ya Nyamaboko ya mbere ndetse na Baubo ni ahitwa Ntete ndetse ahitwa Burora ndetse n'ahitwa Showa. Utwo duce ni amakuru twamaze kwakira yemezwa 100% ko twafashwe. Ibi rero nabyo bikaba ibice n'ubundi bizengurutse iyi Rubaya. Ahangaha Baubo
Nyamaboko muri utu duce twose mu by'ukuri ni inkuru zamaze kwemezwa, ndetse Wazalendo VDP Wazalendo yagaragaye cyangwa se yakomeje kugaragara ku bwinshi iri muri ibi bice. Ibi biraza kwiyongera kuri Cyugi, ibi biraza kwiyongera mu by'ukuri si Cyugi yonyine gusa, biraza no kwiyongera kuri Kinigi. Ibi rero bikaba muri ya gahunda yo gusenya mu by'ukuri umuzenguruko wose w'ahangaha Rubaya, ishe n'ibice byose bizengurutse Rubaya, bakaba bashaka kuyikuraho, ubundi bagafunga AFC-23, noneho bakareba M23 n'abo baturage bari muri Rubaya icyo baza gukora, niba bataza gusohokamo cyangwa se bari buze kugumamo. Bivuga ngo imihanda yose isohokamo barashaka kuyifata, bivuze ngo hashobora no kuzasigara igice cyerekeza muri ibi bice bizamuka mu mujyi ya za Sake ndetse na za Goma, byanze bikunze, kuko niyo gahunda ihari. VDP Wazalendo abe FARDC mu by'ukuri niyo gahunda bafite, nta kindi kintu kigomba kuba cyababuza kandi kubikora, kubera ko imirwano iyo bamaze kuyitangiza, kandi nyina murabizi ko abangaba gusubira inyuma babisize insenda rwose, bamaze kugaragaza ko badateze kuzajya basubira inyuma muri iyi mirwano batangije cyangwa se muri bitero batangije. AFC-23 nayo iragerageza kwirwanaho ndetse no gukora ibishoboka byose, ariko uyu mutwe wa 23 sinzi muri iki gihe, ngira ngo murabibona ko ukomeje kugenda urushwa ingufu ndetse n'imbaraga. Hanyuma tuvuye aho ngaho muri Bawobo ndetse na Nyamaboko ya mbere, reka nkwerekeza aho bita muri groupement ya Mufunyi Kibabi. Iyo ni groupement ya gatatu tugezemo, tukiri no muri secteur ya Osopanyungu. Imidugudu ikurikira nk'uko bigaragara nayo yamaze kuba yagenzurwa na VDP Wazalendo guhera tariki 25 z'ukwezi kwa gatanu umwaka 2026. Ubwo no kuvuga kuva ku munsi w'ejo, iyi midugudu yo muri groupement ya Mufunyi Kibabi nayo yatangiye kugenzurwa na Wazalendo kuva ku munsi w'ejo ku wa mbere, nk'uko amakuru aturuka kuri rezo sosiyo muri teritwari ya Masisi akomeje kugenda bigaragaza cyangwa se yakomeje kugenda abyerekana ko mu by'ukuri ibyo bice byakomeje kugenda bifatwa kabisa. Reka rero nkwereke hano uko ibintu bihagaze, kubera yuko ubu tuvugana muri hari imidugudu ndetse n'amarokarite byafashwe, nk'imidugudu ya Runigi na Kanyaru yo muri lokarite ya Kishonja ndetse na Nyambi yafashwe ku munsi w'ejo na Wazalendo. Ndimo ndakwereka ishusho y'ibice byose VDP Wazalendo ikomeje kugenda ikora. Mu minsi ishize bubatse triangle, bamaze kubaka triangle babona ko ntacyo iri buze kuza gutanga, kuko bafashe amapozisiyo atatu ariko yose amenera muri Rubaya icyarimwe. Babona ko mu by'ukuri iyo triangle ifite agasongero kareba muri Rubaya nta kintu iza kugeraho. Hanyuma bahita bakora gahunda ikomeye cyane. Ubu ngubu gahunda ni ukubaka sako, ariko bagasiga inzira izo nyeshyamba zigomba gusohokeramo, kuko buriya n'inzuki iyo zifungiye ahantu hamwe zikabura aho zanyura zirakurya. Ubwo rero gahunda ihari ni ugusigira uyu mutwe wa 23 inzira yonyine bagomba kuba basohokeramo, nk'uko bikomeza kugenda birushaho kugaragara cyangwa se birushaho kugenda bimenyekana hirya no hino mu bice bigiye bitandukanye. Byanze bikunze rero ibyo Wazalendo yiyemeje cyangwa se ikomeje kugenda ipanga, nibiramuka bibahiriye, izi nyeshyamba z'umutwe wa 23 ziraza kuba zihuye n'uruva gusenya muri uyu mujyi wa Rubaya. Rubaya ubusanzwe n'ubundi ubona ko ari igice gikenewe kunganirwa n'ibice bituranye naho, myanya ituranye naho. Rubaya ni igice gikeneye byinshi bituruka muri ibyo bice, kuko ubundi
ibice nk'ibi ngibi biba bisanzwe byarabaye zone z'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro, usanga abaturage ntibagihinga imirimo igiye itandukanye. Bivuze ngo ibiribwa n'ubundi byo muri Rubaya byaturukaga muri ibi bice byegerewe. Usibye wenda ko hari ibishobora guturuka mu mujyi wa Goma, ariko n'ubundi mu gihe izo nzira zifunzwe ntabwo bibashe kugera mu mujyi wa Goma, kuko izi za Masisi n'ahandi hose nibyo bice bigaburira Rubaya. Abaturage rero baraza kuba mu by'ukuri noneho batangira kuba basarana iya AFC-23 ndetse na bamwe mu barwanyi bayo, mu gihe nayo irabishyirwaho igitutu, ndetse kandi bikavuga ko kugeza kuri ubu ngubu hari ikindi kintu FARDC yajombyemo cyangwa se yongeyemo. Ibi bitero bya drone mubona bigenda biba ibitero shuma bikomeye cyane bya drone, biba bishobora guhitana umuyobozi isaha iyo ari yose. Bivuze ngo abayobozi nabo ubwabo, ushobora kuza Rubaya wese ntabwo yizeye umutekano we. Mu yandi makuru twihuta cyane, reka turebe no muri Kivu y'Amajyepfo. Hari ibitero rero bikomeje gukorwa muri utu duce nk'uko bigenda bigarukwaho. Ni ibitero by'amadrone byakomeje kugenda byumvikana mu Minembwe, mu duce tugiye dutandukanye. Hari ibyo AFC-23 ishinja ubutegetsi bwa Kinshasa, hari ibyo ubutegetsi bwa Kinshasa bushinja AFC-23, ariko ibyo byose n'ubundi biragaruka bikagira ingaruka zikomeye cyane, mu by'ukuri bikagira ingaruka zikomeye cyane ku baturage. Byanze bikunze bigaruka ku baturage. Mu bikubaho rero byaje kubaho ko ibitaro mu by'ukuri byaje kubaho ko ibitaro byo muri aka gace bisenwa, kandi bisenwa n'ubundi ari mu bihe by'intambara. Abaturage urumva bakeneye ubuvuzi, ari abakomeretse ndetse n'abagize ibibazo bigiye bitandukanye. Ikindi kandi mu yindi myanya ntabwo mu by'ukuri birimo gukunda ko bashaka kwerekezayo kubera ibyo bibazo by'imirwano, ndetse nta nubwo bishaka gukunda ko leta ihita ibisana. Ibyo rero birimo kugira ingaruka zikomeye cyane kugeza na n'uyu munsi. Abaturage barimo guhura n'ingaruka zidasanzwe. Abaturage rero bakaba batangiye kugenda bavuga ko mu by'ukuri hari igikwiye gukorwa, cyangwa se hakagize igikwiye gukorwa kugira ngo ibi bitaro niba ari bisanwa bisanwe, niba ari ibyongerwamo byongerwemo, cyangwa se mu by'ukuri byangiritse bisanwe. Kubera ko baravuga bati serivisi zigiye zitandukanye twakeneraga muri ibi bitaro ntabwo tukirimo kuzibona kubera ingaruka z'ibitero n'imirwano ikomeje kubaho hagati y'imitwe itandukanye. M23 twirwane iri guhangana n'uruhande rwa leta ya Kinshasa, harimo FARDC, FDNB hari iravugwa cyane, ndetse Wazalendo, abacanshuro n'izindi ngabo bivugwa ko ziri gukorana n'uruhande rwa Kinshasa. Byanze bikunze biragaruka ku muturage 100%, niwe biri kugira ingaruka zikomeye cyane. Abahunze hari n'abatabashije gukundira, bakavuga bati hagire icyakorwa. Reka rero twinjire muri inkuru hano mu Minembwe, turebe icyo abaturage bari kuvuga ndetse n'ingaruka bikomeje kuhagira. Bimwe mu bitangazamakuru byabashije kugera muri utu duce bavuze ko Minembwe mu ntara Kivu y'Amajyepfo ho muri Repubulika Demokarasi ya Kongo hari kuvugwa ibitero bikomeye byagabwe hifashishijwe drone. Ibyo bitero rero byibasiye ibitaro bya Karingi biherereye hafi ya centre ya Minembwe, ndetse ibyo bitero byangije bikomeye ibikorwa bisanzwe bihakorerwa by'ubuvuzi ndetse n'ibikoresho by'ingenzi byari bihari byifashishwaga muri ubwo buvuzi, nk'uko amakuru aturuka muri ibyo bice akomeje kugenda bigaragaza. Amakuru aturuka ahangaha aravuga ko ibyo bitero byabaye mu ijoro rishyira kuwa mbere tariki 25 aribwo ibyo bitero byongeye kuba, aho drone bivuga ko yakoreshwaga mu bikorwa bya gisirikare ifatanyije n'ibitero byo ku butaka, kuko ibi byavuzwe na AFC-23 ibishinja uruhande rwa FARDC. Gusa FARDC nayo mu minsi ishize yari yavuze ko ibikorwa nk'ibi ngibi byari byakozwe n'abarwanyi ba AFC-23 irimo ngo na Wazalendo hamwe n'ingabo z'u Burundi. Ibyo bitero ngo byagabwe kuri ibyo bitaro ngo ahitwa Karingi mu ntera y'ibirometero bigera kuri 3 uvuye mu mujyi muto wa Minembwe. Aya makuru rero aturuka ku ruhande rw'inyeshyamba akomeza ashinja uruhande rwa FARDC na Wazalendo n'ingabo z'u Burundi kugira uruhare muri ibyo bikorwa. Baravuga bati ibyo bitero byangije bikomeye byinshi, harimo gusenyuka kw'inyubako zimwe na zimwe ndetse n'isenyuka ry'ibikoresho by'ubuvuzi. Nubwo ibyangiritse bikomeye byagaragaye, ubuyobozi bw'ibi bitaro ntiburagira icyo butangaza ku mugaragaro.
Gusa kandi amakuru avuga ko nta barwayi cyangwa abakozi b'ubuzima bahasize ubuzima muri icyo gitero, kuko mbere y'uko kibaho bari bamaze kwimurwa cyangwa mu bugambo make guhungishwa mu rwego rwo kwirinda ko aba bantu noneho batakariza ubuzima. Iki gitero cyabaye mu gihe umutekano mu gace ka Minembwe wari umaze iminsi urushaho kuzamba. Mu minsi mu by'ukuri ibanziriza icyo gitero kwa gatanu no kwa gatandatu havugwaga ibindi bitero byagabwe mu gace ka Rundu, aho byakomerekeyemo abantu babiri barimo umugore witwa ngo Nyanduhura Chantal. Nanone kandi ngo ibyo bikorwa by'intambara byasize amazu menshi y'abaturage yangiritse cyangwa asenyutse, bituma abaturage benshi bakomeza guhunga. Kugeza ubu ntiharamenyekana neza ingano nyayo y'ingaruka z'iki gitero ku rwego rwagutse, ariko amakuru akomeje kujya hanze aragaragaza ko ibikoresho by'ubuvuzi byangiritse bikomeye, bikaba bishobora kugira ingaruka ku mitangire ya serivisi z'ubuzima mu karere. Uko ibintu bihagaze muri Minembwe, abaturage bakomeje kuba mu bwoba no mu rujijo, mu gihe ibikorwa bya gisirikare bikomeje kumvikana mu duce dutandukanye two muri Kivu y'Amajyepfo. Kuri ubu ngubu rero biravuga ko isaha iyo ari yo yose mu by'ukuri ibintu byahinduka. Hanyuma ku bijyanye n'ubundi n'ibitero birakomeza kugira ingaruka zikomeye cyane. Hari ibitero birimo kuvugwa ko AFC 23 yagabye Bangboka Kisangani. Hari abatekerezaga rero yuko ibi bitero nta ngaruka byigeze bigira ku baturage, ariko menya yuko byagize ingaruka zidasanzwe hano muri ibi bice. Byagize ingaruka zidasanzwe. Kuri ubu biravuga ko mu bitero byagabwe byatumye ingendo z'abaturage zihagarikwa, kubera ko hari ibyangijwe hano kuri kibuga cy'indege. Mu mugoroba ku cyumweru tariki 24 Gicurasi, umujyi wa Kisangani muri Repubulika Demokarasi ya Kongo wongeye kuvugwamo ikibazo gikomeye cy'umutekano nyuma y'ibitero bya drone byagabwe ku kibuga cy'indege cya Bangboka, kimwe mu bibuga by'ingenzi muri iki gihugu. Amakuru aturuka mu nzego z'ibanze ndetse no kubabonye ibyabaye avuga ko habaye ibitero bibiri bya drone byibasiye ikibuga cy'indege mu masaha y'igicamunsi. Izo drone zaje ziturutse ahataramenyekana, ibintu byateje ubwoba n'urujijo mu baturage ndetse no mu buzima busanzwe, kubera yuko ubu ngubu nanone ibitero birashinjwa inyeshyamba z'umutwe wa 23 nk'uko amakuru y'ibanze abigaragaza. Izo drone ngo mu by'ukuri zangije ibyo bice, nubwo zangijwe mbere yo kugera ku ntego zayo y'icyari kizizanye zose. Aravuga ko ibikorwa remezo bimwe byangiritse hafi y'ikibuga cy'indege. Iki gitero cyahise gitera impungenge zikomeye ku mutekano mu kirere, bituma ubuyobozi bufata icyemezo cyo guhagarika by'agateganyo ingendo z'indege zose zari ziteganyijwe hagati ya Kisangani na Kinshasa. Sosiyete ishinzwe iby'indege za gisivile muri Repubulika Demokarasi ya Kongo yahise ihagarika indege zose zari ziteganyijwe kugwa cyangwa guhaguruka kuri iki kibuga kugeza igihe umutekano uzongera kugarukira. Abaturage bo mu duce twegereye ikibuga cy'indege bavuga ko bumvise urusaku rukomeye rw'iturika, ndetse bamwe babona imyotsi izamuka hafi yahagabwe igitero. Hari amakuru avuga ko inzego z'umutekano zahise zongera ingabo ndetse zifunga inzira zimwe zijya ku kibuga cy'indege mu rwego rwo gukaza umutekano no gukora iperereza ku bakomoka kuri ibyo bitero. Kugeza ubu ntiharamenyekana uruhande rwihishe inyuma y'ibi bitero bya drone. Gusa ibi bibaye mu gihe uburasirazuba bwa Kongo bukomeje kurangwa n'umwuka mubi w'intambara. Ibikorwa bya gisirikare ndetse n'ibitero byo mu kirere bikomeje gufata indi ntera hagati y'impande zitandukanye zihanganye. Mu yandi makuru ajyanye n'umutekano muri Repubulika Demokarasi ya Kongo, Guverineri w'Intara ya Kivu y'Amajyaruguru wa AFC 23 Bahati Rasto yasuye inkambi y'abarinzi b'ikigo cya Rumangabo nyuma y'ibitero byo mu kirere bivugwa ko byagabwe n'ingabo z'ubutegetsi bwa Kinshasa. Ibyo bitero byangije ngo ibikorwa remezo byinshi by'abaturage ndetse n'inyubako. Abakurikiranira hafi bavuga ko ikoreshwa rya drone mu bitero rikomeje gufata indi ntera, cyane cyane mu bice birimo intambara. Kuri ubu umutekano uracyakajwe cyane mu bice bya Kisangani no mu nkengero z'ikibuga cy'indege cya Bangboka, mu gihe inzego z'umutekano n'iza gisirikare zikomeje gukora iperereza rigamije kumenya inkomoko y'izo drone n'abazohereje. Abaturage basabwe gukomeza kuba maso no kwirinda kwegera ahagabwa ibitero kugeza igihe ibintu bizaba byasubiye mu buryo ndetse no ku murongo, kubera yuko biravuga ko isaha ku isaha iyo ari yo yose hashobora kuba habaho impinduka zikomeye cyane cyangwa se impinduka zidasanzwe. Aho ngaho akaba ari
mu by'ukuri Kisangani naho habereye ibitero bikomeye cyane, ukumva ko Minembwe naho ibitero bya drone biri kumvikana, wakubitira Rubaya ukumva nanone nyine muri Masisi naho mu by'ukuri ibitero birimo kugenda byumvikana. Ubu rero bakavuga ko kugeza kuri ubu ngo bigaragara ko hafashwe ingamba zikomeye cyane zo gukurikirana bino bibazo. FARDC yafashe gahunda ikomeye cyane yo gukoresha uburyo bw'ikirere ku rugero rwo hejuru, kubera ko n'imirwano n'ubundi iri kubera ku butaka ikomeje kugaragaramo abarimo Wazalendo nibo bakomeje kugenda bagaragaramo cyane. Hanyuma mu kirere tukabona ko FARDC ariho irimo kugenda yibanda. Nguko uko byifashe rero aho bita muri Rubaya, Minembwe ndetse na Kisangani. Ku bitero bya drone Rubaya mwumvisha uko FARDC Wazalendo barimo kuzenguruka uyu mutwe ndetse bashaka kuwufungiramo, ariko nawe ukagerageza kwirwanaho, nubwo bigaragara ko ibintu byarushaho gukara kubera ko ibimenyetso by'imirwano yabaye kuri uyu munsi byongeye kugaragaza intsinzi y'uruhande rwa FARDC ndetse na Wazalendo. Hanyuma rero reka mbashimire, mwakoze cyane kubana natwe muri amakuru n'ibiganiro twagendaga tugaruka ku biri kuba ndetse n'ibiri kujya mbere mu burasirazuba bwa Congo, mbateguza ko tuza gusubira mu masaha ari imbere tureba n'ibindi biba bigezweho, turebe uko biraba byifashe ndetse n'ibikomeje kujya mbere hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Kuri uyu munsi twari turi kureba uko byifashe, hanyuma no mu masaha ari imbere update zitandukanye zirakomeza kugenda zisohoka, zirakomeza kugenda zijya hanze, muraza gukomeza kuzikurikirana. Niyo mpamvu ngenda abwira abantu ni mujye mukanda subscribe, abantu mudukurikirana niyo umaze gukurikirana ikiganiro cyangwa se ariko nshuro ya mbere udukurikiranye, kanda subscribe. Ikindi kandi nanone cy'ingenzi kandi gishoboka, like zanyu nazo turazikeneye, ibitekerezo byanyu nabyo birakenewe n'inyunganizi, hanyuma tukarushaho kugenda tubana 5 kuri 5. Nge rero mwari muri kumwe cyangwa se mwari muri kubana kuri izi mikoro, akaba nari Bosco Umutaramu cyane, aho twakomeje kugenda tubana kabisa kugeza na uyu munsi tukiri kumwe muri biganiro n'amakuru. Ariko ndibutsa abantu kunyarukira ku Rukiko Info mugakanda subscribe, munyarukireho ku bwinshi kabisa mukande subscribe, kubera yuko nabyo mu by'ukuri birakenewe. Amakuru nanone turakomeza kugenda naho tuyakurikirana 5 kuri 5. Ubwo rero ndakeka twaba dusubi cyangwa tukaza gusukura amasaha ari imbere tureba n'ibindi biba bigezweho, biba bikomeje kugenda bisohoka. Nge nari Bosco Umutaramu cyane, mugire ibihe byiza.